umukunzi wacu nanone akatubaza ati se ni iyihe duwa umuntu yasoma igihe amajije kubaka urugo cyangwa se igihe amajije kubona umufasha? Iduwa irahari kandi n'ibisobanuro byayo byuzuye tukaba tubibafitiye. Reka dutangire noneho aha ngaha maze wumve ubusobanuro cyangwa se wumve n'amagambo wakoresha igihe wamajije gushaka uwawe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barakallahu wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Wumve neza witonze. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Umwe mu busobanuro bw'aya magambo: imigisha y'Imana ibe kuri wowe kandi imigisha yayo ibe kuri wowe. Imana yabahuje mu byiza. Aya magambo rero umuntu uzayakoresha amajije gushaka cyangwa se amajije kubaka urwe, Rasul sallallahu alayhi wasallam yagaragaje ko Imana izamuha imigisha kandi ikanamuha ibyiza mu rugo rwe. Ati kandi yemwe abemeye, nimugera mu bibazo mujye mukoresha aya magambo, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ubabarira kandi n'umunyempuhwe cyane. Uzakoresha aya magambo Imana izamubabarira ibicumuro bye ndetse n'ibyaha bye kandi izamwishyurira haba amadeni ndetse imuvanireho n'ibibazo bigiye bitandukanye byo muri ino si. Ubu ni ubusabe umuntu asaba ari mu bibazo by'ibibazo bikomeye cyane hamwe aremerewe. Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illa Allahu al-azim al-halim. La ilaha illa Allahu rabbul arshil azim. La ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Allahu Rabbi la ashriku bihi shay'a. La ushriku bihi shay'a. Ya hayyu ya qayyum. برحمتك أستغفره. برحمتك أستعوذ. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. Ubu ni ubusabe uzasaba igihe cyose uzaba uri mu bibazo. Bimwe mu busobanuro bw'aya magambo ni ubusobanuro bwiza cyane bwagarutsweho n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nta yindi mana ibaho uretse Allah. Allah wenyine kandi akaba ari nyir'ubuhangange kandi wihanganira. Niwe wenyine wihanganira, nta yindi mana ibaho uretse Allah, nyagasani wa arsh. Iyo arsh ikaba ari intebe ihambaye. Nta yindi mana ibaho uretse Allah, nyagasani w'ibirere akaba na nyagasani w'isi kandi akaba na nyagasani wa arsh, intebe ihambaye kandi ikaba ari icyubahiro. Allahu akaba ari nyagasani wanjye, simubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Nyagasani nyir'ubugingo, nyagasani wihagije, ndagutabaza kubw'impuhwe kandi nyagasani uratagatifutse. Allah nyir'ubuhangange, Mana nyagasani wamanuye igitabo cya Qur'an ukagenza ibicu kandi uzihutisha ibarura. Dutsindira udutsiko, nyagasani badutsindire kandi ubajujubye. Nta yindi mana ibaho uretse Allah, Allah wenyine utagira uwo babangikanye kandi niwe nyir'ubwami ndetse no gushimwa kandi ashoboye byose. Ishimwe ni iry'Imana n'ubutagatifu ni ubwayo. Nta n'indi mana ibaho itari Allah. Ni Imana kandi niyo nkuru. Nta buryo nta n'imbaraga uretse ibikomoka ku Mana. Nyagasani nta cyoroha uretse icyo woroheje kandi ni wowe woroshya agahinda iyo ubishatse. Nyagasani Mana nkwikinzeho ngo ndinde imibangamiye cyangwa se ibimbangamiye.
ni agahinda no kunanirwa ndetse no kunebwa n'ubugwari n'ubugugu n'uburemere bw'umwenda. Mana Nyagasani kandi nta no gutsindwa n'abantu. Ubu busabe bugaragaza ko Imana yonyine ari ihagije kugira ngo igukemurire ikibazo kandi inakwicirira umwenda, haba ari ibibazo bikubangamira hano ku isi ndetse n'ibizakubangamira igihe wageze mu mva. Umukunzi wacu akaba ari n'umuvandimwe w'umuyisilamu, akaba anyuzwe ku nyigisho cyangwa se ku kibazo yari abajije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.